muhawe ikaze muri iki kiganiro nanone intsinzi mu buzima kinyurano kuri Danos TV mugezweho nanjye Salama Niyonsenga nongeye kubasuhuza mwiriweho. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye cyane aho tugiye kurebera hamwe imboga 10 ukwiye kutabura ku meza yawe kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugume mu murongo mwiza. Iki ni ikiganiro kigamije gufasha buri wese mu rugo gutekereza ku buzima bwe no kumenya ko ibyo duhitamo kurya buri munsi bihindura ubuzima bwacu, byaba mu mitekerereze, mu mubiri, mu mbaraga, mu buzima bw'amaso, mu bwonko ndetse no mu mikorere y'umubiri wose. Twihuse cyane rero katwibaze tuti kuki imboga ari inkingi y'ubuzima bwiza? Ubuzima bw'umuntu bushingiye cyane ku byo arya. Ibihugu byinshi byateye imbere bikesha imirire yita ku mubiri. Umuganga w'umunyamerika witwa Dr. Belge akunze kuvuga ko niba ibyo urya ari bibi, nta muti n'umwe ushobora gukiza ikibazo cyo kubura indyo ikwiriye cyangwa indyo yuzuye. Imboga rero ni impamvu kandi ni impano Imana yaduhaye ikwiriye. Zikungahaye kuri vitamine zitandukanye zirimo intungamubiri ntagereranywa zifasha umubiri gusohora uburozi, zongera amaraso meza, zifasha umutima gukora neza, zongera ubwonko imbaraga, zifasha mu igabanya ry'ibiro cyangwa ku bantu bafite ibiro byinshi, zirinda indwara z'igihe kirekire nka diyabete, umutima, kanseri ndetse n'ibindi. Uru ni uruzinduko rwacu rwo muri iki kiganiro rurimo kwerekana imboga 10 z'ingenzi ndetse n'impamvu ugomba kuzishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi ku ifunguro ufata, uko uzifasha umubiri wawe mu kumera neza kandi uko uzifata buri munsi bituma umubiri wawe ugubwa neza. Twihuse cyane, imboga za mbere ni isombe. Isombe ni kimwe mu biribwa bya kinyarwanda bikomeye kandi by'ingenzi ku buzima. Ikungahaye kuri vitamine A, vitamine C, magnesium, iron, fiber. Ibyiza by'isombe ku buzima: irwanya umunaniro, ikomeza amagufa, ikomeza umusemburo w'amaso, irwanya umuvuduko w'amaraso, ikomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Isombe y'umweru cyangwa y'umutuku yose irafasha, cyane cyane iyo uri kumwe n'amavuta ya pamo cyangwa olive oil. Hano turasanga dodo. Dodo ni imboga zoroheje ariko zikomeye. Mu Rwanda zirahendutse kandi ziraboneka hose. Impamvu ari ingenzi: zirimo calcium nyinshi iruta iy'amata, irimo vitamine ikomeza amagufa y'umuntu, ifasha mu gusohora imyanda y'uburozi mu mubiri, ifasha abafite ikibazo cy'umuvuduko, ikomeza ubuzima bw'amaso kubera beta carotene irimo imbere. Hano turasanga epinari. Epinari ni imboga z'abahanga mu buzima bagenda bashyira imbere mu kurwanya indwara zikomeye. Icyiza cyazo rero: zikungahaye kuri folate, ingenzi ku bagore, irwanya kanseri zimwe na zimwe, ikomeza imitsi n'amaraso, itanga imbaraga n'umwuka mwiza mu mubiri, ikungahaye kuri fibre nyinshi. Nicyo gituma abantu bamenyereye gukora imyitozo ngororamubiri bayikunda cyane. Hano turasanga karoti. Karoti ni kimwe mu biribwa by'ingenzi cyane ku maso y'umuntu. Ibyiza byazo rero harimo vitamine A nyinshi irinda ubuhumyi, irwanya indwara z'uruhu, ifasha ubwonko n'abana gukura k'ubwonko bw'abana, ikomeza imitsi y'amaso, ifasha igifu gukora neza. Ku bantu bari mu nzira yo kugabanya ibiro, karoti ni umufasha mwiza w'imena. Hano turasanga brokoli. Brokoli ni imboga ivugwa cyane ku isi kubera ubushobozi bwayo bwo kurwanya indwara z'igihe kirekire. Icyiza cyazo rero cya brokoli: irwanya kanseri y'ibere, ikibyimba cy'amara ndetse n'izindi ndwara. Hano idufasha ikomeza ubudahangarwa bw'umubiri, ifasha ibihaha gukora neza, ikiza ibicurane no gucika imbaraga cyangwa gucika intege mu mubiri. Brokoli ni imboga buri muryango wagakwiye kujya ushyira ku meza byibura 2 mu cyumweru. Hano turasanga shufurere. Izi ni imboga irimo mu muryango wa brokoli.
Icyiza cya shufurere ifasha igogora, ifasha mu kugabanya ibiro, ifasha mu gusukura umutima, yongera amaraso meza, irwanya umunaniro no guhangayika muri wowe cyangwa mu buzima bwawe. Ishobora gutekwa nk'isombe, isogonda cyangwa ukayiteka ukundi kuntu uyiteka mu mboga zawe. Hano turasanga amashu. Amashu ni imboga zifite akamaro karwanya ibicurane, ikungahaye kuri vitamine C, ifasha ababyeyi bonsa, ifasha mu kugabanya stress, ni nziza cyane ku bantu bafite ibibazo byo mu mara. Ni nayo yatweretse ikomeye cyangwa yoroheje. Iyo uyitetse mu biryo byawe ushobora guteka aya mashu mu buryo bworoheje mu mboga cyangwa ukayarya muri salade, birafasha cyane mu buzima. Hano turasanga amababi ya beterave. Izi ni imboga zifite akamaro gatandukanye, zongera amaraso, zirwanya anemia kandi zirimo iron nyinshi, ifasha umutima gukora neza, ifasha mu gusohora imyanda. Ushobora kuyikoramo juice cyangwa ji cyangwa ukayirya mu biryo bisanzwe. Hano turasanga pavuro. Iyi ni imboga ziva mu mara atandukanye, ziboneka mu mabara atandukanye, zirimo iz'umutuku, iz'icyatsi, umuhondo. Izi zose ni nziza, ni ingenzi mu mirire y'umuntu cyangwa mu ifunguro ry'umuntu. Impamvu ari nziza rero, irimo vitamine C kurusha indimu, ifasha igifu, ikomeza urwungano rw'amaraso, irwanya ubusaza no ku ruhu, nyine gusaza k'uruhu, ikomeza imbaraga z'ubwonko. Ni nziza cyane muri salade cyangwa mu kuzishyira mu nyama zigiye gushya. Hano turasanga inyabutongo. Inyabutongo ni imboga zivugwa cyane mu buzima bw'iki gihe. Ibyiza byazo rero, zikungahaye kuri calcium iruta iy'amata, ifasha mu gusohora uburozi, ikomeza imitsi, yongera ingufu mu buzima bw'umuntu cyangwa mu mubiri w'umuntu, irwanya kanseri, ikiza umutima. Abantu benshi bayikoresha mu kunywa smoothie, ariko iryoshye no guteka mu isombe cyangwa mu bundi buryo ushobora kuyitekamo usanzwe uzi. Impamvu y'ubuzima bwiza ari mu bimwe bito dusuzugura. Muri iki gihe cy'intsinzi mu buzima kinyura kuri Danos TV, twabonye ko ubuzima bwacu bugengwa n'ibyo duhitamo kurya buri munsi. Imboga si ibiryo byo kugabanya ibiro gusa, ahubwo ni ibirinda indwara, byongera imbaraga mu mubiri, ibirinda stress, ibirinda gusaza vuba, ibirinda umuvuduko, ibirinda umunaniro, ibirinda kanseri zimwe na zimwe, ibirinda indwara z'umutima. Iyo duhisemo kurya imboga 10 twabonye hejuru buri munsi cyangwa nibura bikaba nyine nk'umuco wacu, tuba dutunguye cyangwa tuba dufashije ubuzima bwacu, tukaba dufunguye urufunguzo rw'ubuzima bwiza. Ijambo ry'Imana twabonye hano dusanga cyangwa duhuza n'iki kiganiro cyacu, turagisanga mu Bakorinto 6:19-20, riravuga uti mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ibi biducira urubanza rwo kumenya ko tugomba kwita ku mubiri wacu, tukawuteza ibyiza, tukawurinda ibibi, tukawufasha gukomeza inshingano zawo. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe nanjye Salama Niyonsenga, muramuke.